Tito igice cya kabiri umurongo wa 7 haranditse ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza kandi mu iyigisha ryawe ugaragaze uko uboneye udapfa gutera waraza. Terebye. Gutera waraza urabizi. Muvuge haleluya 6. Murambararo. Mutere haleluya 10. Simbuka inshuro 6. Kora mu ntoke za mugenzi wawe umubwire ngo Imana irakuzi. Yego. Zenguruka inshuro 20 maze Imana ikora igitangaza. Gutera waraza. Bira nibyo bita waraza. Ko dufite abawaraza benshi. Abawaraza ko numva ari benshi. Kora mu ntoke zawe ntuzi ibyo yakozemo, ntuzi ibyo avuyemo. Nibwo akiva muri toilette mwari mwicaranye. Ariko kora mu ntoke zawe kandi ngo umurebe mu maso ngo umubwire ngo Imana igiye kugukorera igitangaza. Nico cyazanye umuntu mu rusengero koko. Bibiri irahari. Imirongo ya Bibiliya yo gutegurira hari ariko uravuze ngo nakore mu ntoke ze ngo 3 ngo umubwire ngo Imana igiye kugukorera igitangaza. Musurigisha ari ukuntu ahubwo ubagurisha amazi ngo baze kuyacucira ngo bageze mu rugo. Nguko rero ibyo gutera waraza nukubivamo mwigisha ryawe umenye ugaragare ko ukiranuka uro kwizerwa utarupfa gupfa gutera waraza. Siko abantu benshi batazi waraza icyo ari cyo. Gutera waraza nukuvuga ibiterekeranye bigasimbura ibyakagombye kuvugwa byiza ugakereza abantu sijya abantu baratera haleluya 6 kandi wagakwiye kububwirijemo ijambo wari umukorwa byukuvuzemo ikintu igihe ubakoresheje mu biganza ngo fata mu biganza bya mugenzi wawe bikomeza ariko ngo bikomeza ariko tugiye kureba batumvikana kora mu biganza bya mugenzi wawe ubikomeze umubwire ngo Imana igiye kugukorera igitangaza. Uri gukora mu kiganza cy'uwaburaye weho wenda warariye ntibigeze usoma ijambo ry'Imana rivuga ngo mwite kubababaye ntiwamuzaniye ntubuze ati ababuraye muje hano turebe ko twabanza kubatabara tubone gutangira amasengesho ugatera waraza. Ariko simbizi umva naje kwiga ariko n'abadukurikiye nabo bari kwiga hari icyo bita ngo New Apostolic Reformation. Donc ni nababigisha bibinyoma ariko bahinduye uburyo bwo kwigisha bwo gukundisha abantu isi. Donc ugasanga nk'ahantu n'urugero hateraniye abantu 200 300 igihumbi ariko ugasanga bari kubakundisha isi. Oya inkomoko yabyo ubundi umuntu uri muri Kristo Yesu aba ari icaremwe gisha. Yego. Igihe cyose ari iby'Imana imuhishurira agura kwa Paulo agura kwa Yohana. Kuko Yohana aravuga ati na jazamuwe ngiye kubona mbona yicaye kuri ya ntebe. Yego. Mbona abambaye ibishura byera bahagaze imbere ye. Urumva? Mbona ijuru risha mbona isinje. Urumva ko yarazamuwe mu buryo bw'umwuka arabibona. Nitegereje muri urwo rurembo nta nzu nabonyeyo. Ahubwo nabonye ko urusengero rwaho ni Imana ubwayo none itabaza ryaho ni Yesu Kristo nk'umwana w'intama. Ibyo nibyo yerekwaga avuga. Noneho rero kuko yageze akabona ibyiza byaho agaruka yazinuzwe isi umuntu wemeraga kubambwa azira guhamya Yesu nuwaga yabonye ibyiza tuzahabwa kugeza hejuru akagereranya ati kugira ngo mve muri Kristo mpombe ibi ahubwo nemeye guhomba ibi kuko birari byo byiza naho babandi barwanira ibyisi babihabwa nibyo bazi gusa. None se niba warize Yesu Kristo kugira ngo ubone inzu ku isi ko n'abapagani bazubaka Imana ikabibemerera kandi abapagani akaba bafite nyinshi nziza ubube ubutumwa bwiza wahawe. None se niba uvuga kuja mu mahanga ko ari byo bavuga bakubwira inzu nziza bakubwira kuja mu mahanga bakubwira imodoka bakubwira amafaranga ntacu umupagani atageraho muri ibyo. Ariko umukristo yarakwiriye kwiratana ico umupagani atageraho icyamurusha. Ese abapagani kugira ngo bifuze kuba nka Nizere ko umeze neza uri amahoro shuti muvandimwe wowe udahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye wowe wakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'umuntu wese wumva uru rurimi niyo mpamvu bankwamagarira kuza kumva ibiganiro byacu kandi subscribe kugira ngo ujye ubona notification ko tubirekuye.
kuri kamera zacu ndi kumwe na Professeur Pastor Mazibirego, umubyeyi wacu abantu benshi baramuzi. Mushumba tuguha ikaze. Ni Stare ni Mazibirego Pierre ugiye kuganira namwe, Imana iduhana umugisha. Yego. Mwabanza mukadushyira imbere y'Imana tukaganira. Imana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya duhaye. Umwanya w'ingenzi, umwanya wo kuguhesha icubahiro kugira ngo dusangize abatwumva amagambo yawe. Uko amasezerano yaravuze ngo umuntu wese ufite inyota aja kwegera, ukanda abakwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo. Werekeje ku mwuka wera ugiye kumanukira abigishwa bawe. Natwe turasaba imbaraga zawe kugira ngo nyagasani ijambo ryawe ribashe gukora ku mitima ya benshi. Hari abinangiye imitima badahinduka, hari abumvise ubutumwa bwiza badakura. Abo bose bakeneye ijambo ryawe kugira ngo ijambo ryawe ribashe kubakuza ribaye umutsima w'ubugingo. Turi imbere yawe rero Mana, utangirane natwe, usozanye natwe, kandi mungere ubugingo icubahiro cyawe aba ari cyo kiganza. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Iyi location twicayeho bayita Makita Tente Designer, hakorerwa ubukwe n'indi mihango yose ijyanye n'ubukwe. Ni sale nini cyane yakira abantu bagera ku 1000. Rero wifuza gukora ubukwe cyangwa se ufite ubukwe, tuguhaye karibu. Mushumba turakwakiriye neza, umwami Imana nakwishimire. Murakoze cyane. Kandi ndizera ko turasohorera mu ijambo ry'Imana rivuga ngo 2 cyangwa 3 iyo bahuye ikibahuje ari umutima wo kuvuga Imana bwiri mu ijuru amanuka ikabana nabo. Nanjye nkwaye ikaze ngo tuganire. Nifuza ko tuganira kuri topic yitwa kurerwa mu itorero kugira ngo ukoreremo umurimo. Kurerwa mu itorero kugira ngo ukoreremo umurimo. Akenshi usanga abanyamadini babyaza abantu ubutumwa bwiza, ariko ugasanga kubarera no kubakuza mu by'umurimo ugasanga ni nka kwa kundi hari inyamaswa ibyara igaheruka ibyara. Nanze kuyivuga. Nk'umwigisha, umushumba, umuprofeseri, iki kintu mujya mukibona? Turakibona kuko birengagije ibyo twakagombye gukora. Yesu yadusigiye umurongo. Yego. Hari inshingano ikomeye cyangwa ubutumwa bukomeye Yesu Kristo yadusigiye tugomba kugenderamo kugira ngo ibyo byose byuzure. Kusomye Matayo gice cya 28 umurongo wa 18 kugera kuri 20, aravuga ngo Yesu abwira abigishwa ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura amahanga yose kuba abigishwa banje, mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye, dore kandi ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Ubwo butumwa bukomeye Yesu Kristo yaseye ko abantu bagomba kubugenderamo barabwirengagije. Abantu no kugenda byarabananiye. N'uwo bahinduye bakamurekeraho. Bya jambo ingingo ya 4 yo kwigisha kuko hari intambwe ya mbere kugenda ukava huri. Ntabwo wakwamamaza ishimwe ubutumwa bwiza bukiza uhagaze ahantu hamwe. Nibibaho. Bisabugira ngo ugende uje kureba ibibanza aho umurima w'ibanuri. Wese yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Hari Amatayo 9 kuva ku murongo wa 35 kugeza kuri 38. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Mwinginge Data noneho yohereza abasaruzi mu mirima ye. Rubango kugenda byarananirage. Cyakora guhindura biremera, kubatiza biremera, ariko nyuma y'umubatizo rira jambo rya kane bivuga ngo kwigisha. Kwitondera ibyo nababwiye rirabura. Nubango umuntu akishimira kugira umubare w'abantu benshi kuruta bake bakomeye. Kuko mu mubare w'abantu benshi ni wavamo umusaruro wo kwisi. Bangu yari benshi batura cyane. Ubwo rero uwo mubare ni ushimisha kuruta abake bakomeye cyangwa se bakuze kuko iyo bakuze ari babiri se bakumarira iki? Ariko umusaruro dutegereje mu bwami bw'Imana wagomba kugira muri iyo nzira yo gukomeza abantu, kuko twari dukwiriye kubatiza abazagerayo. Abantu rero bahindutse bakabatizwa ariko bakaba batigishijwe, ntabwo bazagerayo, urugero ntabwo bazarusohoza. Ku ijambo ry'Imana ryo riturinda, ijambo ry'Imana ryemeza abantu ibyaha, ijambo ry'Imana ryo riyobora, ijambo ry'Imana ryo rikomeza. Nta nizo mpamvu iyo ridahari no gusoza urugendo byananirana byagorana. Iyo urebye mu itorero rya Yesu Kristo yasizemo imihamagaro igera kuri 5, abahanuzi, abigisha, abashumba, aba intumwa, bavuze neza ra?
iriya mihamagaro yo mu Baefeso ni 4 umurongo wa 11 ijambo ry'Imana yavuga ngo bamwe abagira intumwa abandi abagira abahanuzi abandi abagira abavuga ubutumwa bwiza abandi abagira abungeri abandi abagira abigisha abo bose nuvuga ngo baruzuzanya kugira ngo babashe kugabura ibyera no gukomeza umubiri wa Kristo Yesu. Iyo habuzemo kimwe rero urumva haba ari uguhengama ni nkaho urugingo rumwe rwabura kandi ari ingirakamaro ku mubiri w'umuntu. Ku kiganza urabona izi ntoki niba ari 5 ubwo rumwe ruvuyeho hari icyo utafata, hari icyo utafata cyane niba wagifata n'ube wagifata neza, wagifata neza munagikomeza. Nditsa hano tugenda tugaragara mu madini cyangwa se no mu matorero y'ubu kuko itorero riri mu ibanga. Buriya koko buri bari mu ibanga ya Kristo. Itorero rya Kristo riri mu ibanga, ni imitima y'abera gusa itazwi n'abantu. Kwijambo ry'Imana riravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ni ya mitima y'abera abantu batazi. Ariko iyo mitima y'abera nabera basengera mu madenomination atandukanye. Kuko Yesu ntabwo yadusigiye ngo community. Ngo avuge ngo muzaba abagatulika cyangwa muzaba abaprotestant cyangwa se muzabe ayo mashami y'abaprotestant. Nta hantu Bibiliya ivuga ngo tuzagira association runaka, tuzaba ababatise, nta habivuga. Ariko abantu ku bwa gahunda y'ubuzima n'inyungu z'isi bashatse kurema umuryango, baravuga bati uyu muryango wemerwe ugira ubuzima gatozi n'ushaka gutera inkunga abona aho binyura. Ntabwo zari impuwe zo gukiza imitima kuko Yesu yakijije imitima ariko ntiyasiga idini. Yego cyane. Ariko akiza imitima. Urumva iyo nshinga, iyo intego yo gukiza imitima ntabwo ari yo yitaweho. Bitaye kurema abantu abayoboke kurusha kubarema abigishwa ba Yesu. Yego ndaza ku ahangaha ese iyi mihamagara 5 itorezwa he, yigishwa nande donc kugira ngo ije ihaguruke? Kuko mbona ari abitwa ngo nabahanuzi, ari abitwa ngo nabigisha, ari abitwa ngo nabashumba, ari abitwa ngo ni intumwa, ari abitwa bavuga butumwa. Ubusanga uvuga ubutumwa n'ubutumwa avuga ntabuzi, ushumbye ntazi gushumba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi kandi Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Ni ukuvuga ngo niba Yesu Kristo yarasize itorero, abantu bakagombye kugendera ku byo yasigiye iryo torero. Niyo gahunda ko Yesu yarigishije. Agira bigisha, aforma intumwa 12 d'abord kuko ari intumwa n'abigishwa biratandukanye. Yego. Yaformye intumwa zo guhagararira no kugenzura, ariko abihariye bose mu gihe cye babita bigishwa. Abo bose rero abasigira amahame y'ijambo ry'Imana, y'ijambo rye. Ariko abantu ntibashatse kugumana urwo rufatiro. Oya, ntabagumanye urwo rufatiro rwose yashatse kuzana ibye ngo bihinduke, kuko hari ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere gice cya mbere murongo wa 22 haravuga ngo abayuda bo bitaye ku bimenyetso, naho abagira iki bakita ku bwenge. Ngo ariko twewe donc ibyo tubwiriza si ibyacu ngo mvuge ngo je mpazi birego nakoze ibi nasengeye abantu itanaha maze bitangaza nuko mutari muhari nagendeye hejuru y'amazi. Oya, tubwiriza ibya Kristo wabambwe, uwo niwe tuvuga. Uyu munsi duhera hangaha ari abantu baza bakigisha ariko kabona nabo ntibigishijwe. Twatandukanya gute umuntu utarigishijwe n'uwigishijwe kugira ngo umuntu abe umwigishwa Yesu Kristo? Nibyo mvuze ngo iyo umuntu atigishwe yigisha ibyo ari yigisha nta kindi, kuko nta kindi aba afite. Ni ryari umuntu abintumwa? Umuntu abintumwa iyo acimbeye y'ibirenge by'abamubanjirije bakamuhugura, kuko Yesu yigishije imyaka 3 kugira ngo bahabwe iryo zina. Abandi bigira intumwa kuko babatijwe. Ariko Yesu yamaze kubatoranya arabahamagara barabatizwa, ariko agumana nabo ibyaki 3 n'igice, abigisha, abaforma, abigisha ibibazo bazahura nabyo. Amaze kubigisha nabwo rero ntabwo yabohereje mu murimo. Yego. Yarababwiye ngo mutegereze mugumiye Yerusalemu hari ikibura. Narabatoranije nk'inyangamugayo kugira ngo mwinjire mu murimo waje. Ndabigisha ndabaforma kugira ngo mwakire mukomere mu ijambo ryanje. Ariko hari ikibura.
mutegereze ibyo data yasezeranyije uko muzahabwa imbaraga zo kumpamya umwuka wera nabamanukira nibwo muzabagaho kumpamya kuva Yerusalemu Iyudaya Isamariya kugera ku mpera y'isi ni ukuvuga ngo abantu bagomba kwigisha ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo babwiriza ubutumwa bwiza bakakira bakihana bakabatizwa ariko bamara kubatizwa bakigishwa rira jambo ry'Imana rivuga ngo mubigisha kwitondera ibyo nabasigiye ni Yesu warivuze akuzi ko nyibukije ahantu abigishwa bigeze kujya kubwiriza baza babwira Yesu ati mirimo n'ibitangaza byakwetse twirukanya abadayimoni bati twabaye none ni hafi ngo tumere nkawe abadayimoni batwumviye mu izina ryawe aravuga ati naboge Satani hubwa amanuka nk'umurabyo naye nabahaye ubutware bw'ukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi ariko ntimwishimire ko abadayimoni babumviye ahubwo buje mwishimira kumenya niba amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ko abantu benshi usanga bishimira no naho ngo abadayimoni babumvira n'iki byose ariko Yesu yaravuze ngo ntimukishimire ibyo ahubwo amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kuko muri Matayo 7 umurongo waho wa 22 haravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi barata ibigwi byabo ngo mwami twakoze ibitangaza mu izina ryawe twirukanye abadayimoni mu izina ryawe twahanuye mu izina ryawe ngo nibwo nzaberurira ntisi rigeze kubamenya mumva imbere mwankozi zibi bimwe ese pastor urumva bakoze ibitangaza biremera yego bahanuye birasohora babwirije birukana abadayimoni bariruka ariko Yesu aravuga ngo sinababonaga yego ubwo igikomeye nuko Yesu akubona ngo babikoraga ariko bibwiriza ubwabo aribo bivuga barata ibigwi byabo batarata ubushobozi bw'Imana n'icubahiro cye pastor hari ikibazo ushobora kwibaza wenda mudufashe n'abadukurikiye mu bafashe uyu munsi ubutumwa bwiza bwageze hano mu Rwanda 1900 nkeka abanyarwanda bose usibye kwirengagiza donc Kristo bitewe n'irari ry'abantu babishakira baramuzi mu Rwanda hakakwiye kuba harimo intumwa zirenze n'intumwa nuko nta kirenga umushumba umungeri ubundi pasteur ni uri ku tope yo hejuru yego abo bose ni ubaha gahunda yaba intumwa igiye gushinga kuko intumwa yahamagariwe kwagura itorero nubangwa intumwa ntabwo ari yo kubwiriza mu rusengero yego yabwiriza nka occasionnerement cy'igihe runaka ariko siwe bireba intumwa rero icyo ashinzwe ni umuntu utekerereza itorero ni hehe bakwagurira twakoze mu Rwanda none twajana no muri Tanzania twakoze mu karere ka Gasabo twajana no muri Rusizi nuwo kumenya ahataragera amatorero none agatangira igitekerezo ko bakwagura ariko ntabwo agenda adaha uburenganzira n'umushumba ari we nyiri iryo torero ryimwohereje dutandukanye izi ntumwa ya domination n'intumwa ya Kristo umuntu yabitandukanya gute ni ukuvuga ngo hari intumwa hariya muri Abakorinto ba 2 igice cyaho ca 11 umurongo wa 14 kugera ku 15 haravango si igitangaza kuko Satani afite ubushobozi bwo kwihindura nka marayika w'umuco ntabwo ari igitangaza ngo abakorera Satani nabo abahubwo bushobozi bihindure nk'abagaburi ryo gukiranuka umuntu abwirize akora mu mbaraga za Satani ugire ngo nizi Imana iyo udafite umwuka rero w'uburondozi nk'uko byanditswe mu Bakorinto ba mbere igice ca 2 umurongo wa 11 umwuka w'Imana uri muri wowe ni ugwa kurondora ngo uyu ni Imana imuvugiyemo cyangwa siyo yego ariko abantu benshi bihindura nk'abagabo byo gukiranuka batatumwe nibo bita noneho rero ngo intumwa z'ibinyoma usomye Abakorinto ba 2 igice ca 11 ukamanuka urasanga harimo abavuga butumwa b'ibinyoma hari intumwa z'ibinyoma gerageza gusoma urebe tangira Abakorinto ba 2 igice caho yego ni ca 11 ku murongo waho wa utangire ku murongo wa 10 Abakorino ba 2 yego igice ca 11 umurongo waho wa 10 uzamumanuka ugere kuri 13 umurongo wa 10 aranditse ngo ni ukuri kwa Kristo kuri muri nge Abakorinto ba 2 yego igice ca 11 mutwa amagambo ravuze ngo intumwa z'ibinyoma turabye ni ukuri kwa Kristo kuri muri nge yego nta uzambuza kwiratanyo mu mahugu
yo muri Akaya. Kuki nuko mweho ntabakunda biza Imana, ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. Urumva ko zihari nyine. Ariko 14 kanayo tuyisome. Oya nayo navuze. Aravuze ngo kandi ibyo si gitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Urumva ko intumwa z'ibinyoma Paulo arazivuze. Kandi bari muri twe. Uyu munsi hari icyo bita ngo New Apostolic Reformation. Donc ni ababigisha b'ibinyoma ariko bahinduye uburyo bwo kwigisha. Bwo gukundisha abantu isi. Donc ugasanga nk'ahantu n'urugero hateraniye abantu 200 300 igihumbi, ariko ugasanga bari kubakundisha isi. Oya inkomoko yabyo. Ubundi umuntu uri muri Kristo Yesu aba ari icaremwe gisha. Yego. Igihe cyose hari iby'Imana imuhishurira, agura kwa Paulo, agura kwa Yohana. Kuko Yohana aravuga ati najazamuwe ngiye kubona mbona yicaye kuri ya ntebe. Yego. Mbona abambaye ibishura byera bahagaze imbere ye. Urumva? Mbona ijuru risha, mbona isi nshya. Urumva ko yarazamuwe mu buryo bw'umwuka arabibona. Nitegereje muri urwo rurembo nta nzu nabonyeyo, ahubwo nabonye ko urusengero rwaho ni Imana ubwayo, none itabaza ryaho ni Yesu Kristo nk'umwana w'intama. Ibyo nibyo yerekwaga avuga. Noneho rero kuko yageze akabona ibyiza byaho, agaruka yazinuzwe isi. Umuntu wemeraga kubambwa azira guhamya Yesu nuwaga yabonye ibyiza tuzahabwa akageze hejuru, akagereranya ati kugira ngo mve muri Kristo mpombe ibi, ahubwo nemeye guhomba ibi kuko birari byo byiza. Naho babandi barwanira ibyisi babihabwa nibyo bazi gusa. None se niba warize Yesu Kristo kugira ngo ubone inzu ku isi, ko n'abapagani bazubaka Imana ikabibemerera, kandi abapagani akaba bafite nyinshi ngo ube ubutumwa bwiza wahawe. None se niba uvuga kuja mu mahanga ko ari byo bavuga, bakubwira inzu nziza, bakubwira kuja mu mahanga, bakubwira imodoka, bakubwira amafaranga, ntacu umupagani atageraho muri ibyo. Ariko umukristo yarakwiriye kwiratana ico umupagani atageraho, icyamurusha. Ese abapagani kugira ngo bifuze kuba nkatwe nuko twababwira iki? None se nitubabwira ibyabo kandi babiturusha, baraza aho turi guti? Nabyo ni ikibazo. Nizo mpamvu noneho rero n'abizera Yesu barangije gukunda ibyo by'isi badatera imbere, baradindiye. Kuko bazi ngo niryo herezo byabyo. Aravuga ati nje Imana izankorera igitangaza. Bamuze ngo ni ikihe? Ngo umwaka utanze abafite. Ntabwo akubwira iby'ubugingo kwazavugururwa mu bugingo. Oya azabafite. Ari ukabona arasoje. Ese umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru akabasojereje ku nzu ariyo cyangwa ziyaja? Nico kibazo gikomeye, ariyo aziyaja. Abantu rero barushaho gukundisha abantu iby'isi kuko ari byo bigaragara. Abantu kuko batagira amaso y'umwuka, kuko Paulo yaravuze ngo nagiye kubona mbona umuntu azamuwe agera mu ijuru rya gatatu. Niba yarari mu mwuka simbizi, niba ari mu mubiri simbizi, icyo mbiziho bizi Imana, ariko hahise imyaka 14. Uwo muntu yaramanutse abagarukana ibikomeye. Paulo aravuga ibyarinda muyanje burya nabitekereje ko ari igihombo kubwo kuronka Kristo. Ndetse daronse ibyanje mbitekereza ko ari igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero kubwo kumenya Kristo. Kubwo bori byanje mbitekereza ko ari amase kugira ngo bone Kristo. Nuvuga ngo abona ibyisi biruta cyane ibyijuru biruta cyane ibyisi. Abona ko yakwemera guhomba ibyisi, akemera no kubabazwa kugira ngo noneho atazahomba biriya yarabutswe. Babyita kurabuka. Abantu benshi rero bakunda ibyisi ubwira ngo ugiye kugubwa neza urabona amafaranga akishima, ntarabarabuka ibyijuru. Donc ni ikimenyetso kikwereka ko ntahishurirwa ntiyigeze agera kuyishura ngo arebe ubwiza bw'ibyijuru ko ari bwo bwiza. Uzi ikintu mbonyemo numva nanjye nihannye, abavandimwe twabarenganyaga, kayaga tubarenganya
turi kureba ubwiza butagereranywa bw'ubutunzi bw'Akagero, ariko izo mboni ibyo turi kureba bo ntibabasha kubireba, ntabwo bireba, ntabwo yabasha kubyishimira rero atabibona cyane, ahubwo yishimira ibyo abona. nta nizo mpamvu n'abatanga amasezerano kugira ngo abavuga butumwa bashimwe ababwira ibyo babona, kuko kubabwira ibyo batabona ntabwo babyumva kuko batagize iyerekwa ryo kugera aho biri. ariko intumwa zazamurwaga mu buryo bw'umwuka zikerekwa ibikomeye zibyeretswe biri mu ijuru, niwe wagarukaga akemera guhomba iby'isi. niho havuye Pawulo ubwe avuga ati ngewe byari ndamuyanze kurikije ibyo nabonyeyo pe isi irabambwe nanjye ndabambwe. donc gakondo y'abantu baba bari kureba ni imbaraga zerekana ko iby'isi ari igihombo. no muri byakoze n'intumwa 14:22 haravuga ngo gukomeza imitima y'abigishwa babahumuriza bababwira ko bakwiriye kwemera guca mu makuba niba koko bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. ubundi ziraza ministeri uko ari 5 wavugaga zaba intumwa hari abanyabinyoma n'abukuri, baba abahanuzi hari abanyabinyoma n'abukuri, baba abavuga butumwa hari abanyaminyoma n'abukuri, baba bashumba harimo abukuri n'abajyabinyoma, baba bigisha harimo abanyabinyoma n'abukuri. ukurebye yara mu byakoze n'intumwa igice cya 20:28 haravuga ngo nimbara kugenda na magambo Paulo yavuze byanditswe na Luka ariko na magambo Paulo yavugaga. Yego. Nimbara kugenda nkava muri mwe hazinjira amasega ryana ntabwo azababarira umukumbi. Yego. Mbibabwiye hakiri kare hasome. Tuhirute tuasome abo nabashumba nabo bibinyoma. Abashumba gito uko bibiri bita. Byakozwe n'intumwa igice cya 20. Byakozwe n'intumwa igice cya 20. Yego, umurongo wa 28. Umurongo wa 28 katwihute tuhagere. 28 haranditse igice cya 20. Umurongo wa 28 handitse ngo iki? Haranditse ngo mwirinde ubwanyu. Yego. Murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi. Kugira ngo muragire itorero ry'Imana. Yego. Iryo yaguze amaraso yayo. Komeza. Nzi yuko nimara kuva aha. Amasega ryana azabinjiramo. Yego. Ntazababarire umukumbi. Ntazababarira umukumbi. Yego. Kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye. Yego. Kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Bazabwiriza ibyabo, babwiriza ibinejeje abantu aho kubwiriza ibinejeje Imana. Noneho abo batababarira umukumbi n'abashumba bazasimbura Paulo kuyobora umukumbi n'abapastora. Nuvango twabonye ko mu ntumwa harimo ibinyoma n'ukuri. Twabonye ko mu bahanuzi harimo ukuri n'ibinyoma. Tubonye ko no mu bavuga butumwa ukuri n'ibinyoma. Tubonye ko mu bashumba harimo abanyakuri n'abanyabinyoma. Turabona ko no bigisha harimo abanyakuri n'abanyabinyoma. Ziraza ministere Satana zikwigana, Imana yahamagara intumwa, Satani nawe agahamagara izisa nazo zitarizo. Imana yahamagara abahanuzi, Satani nawe agahamagara abahanuzi basa nabo ariko ataribo. Imana yahamagara abavuga butumwa bw'iriza, Satani nawe agahamagara abasa n'abataribo. Imana yahamagara abawungera aribo bashumba, Satani nawe agahamagara abashumba bi bagahangana kandi bakagenda ari paralele. None Imana yahamagara bigisha, Satani nawe akabahamagara. Na nizo mpamvu ahangaha avango abahanuzi b'ibinyoma. Mateo 7 umurongo wa 15 arebe Mateo 7:15. Yego. Nibite tuhagere Mateo 5:17. Yego. Handitse gutya 15. Mateo 7:15 handitse ngo iki? Aranditse ngo irembo rifunganye niko umutwe w'amagambo uvuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama. Yego. Ariko imbere ari amasega ryana. Urumva ko umbuto zabo bera. Satani azikwigana. Imana ikare mu mushumba nawe akare mu mushumba. Abantu bose bagakora kandi bakayobora itorero.
akoze ko mbaze ko nako Satani aburikora ibintu byose araburikora akazana abakozi mu kibira ngo nabakozi b'Imana ariko ari abakozi ba Satani nani zo mpamvu ijambo ry'Imana byo ntabwo ari gitangaza Satani umwe yihidura nka marayika w'umucyo ntabwo ari gitangaza ubwo bushobozi akoresha kugira ngo yigire nka marayika w'umucyo nani bwo akoresha kugira ngo agire abamukorera kabagarubira ibyo gukiranuka ariko ijambo ry'Imana avuga ngo iherezo ryabo muhumure rizahwana n'imirimo yabo buriya Farawo yigana Imana yabwiye Mose na Aroni ngo mugende bamusaba ikimenyetso barakorera imbere ya Farawo ngo urajugunye inkoni hasi nukuvuga ngo Mose arahinduka Imana Aroni abumuhanuzi yego bajugunye inkoni hasi bageze imbere ya Farawo hinduka inzoka Farawo yaravuze ngo ibyo nani nsanzwe mibenyereye ibi ni ibintu bizwe Satani se ahamagara abapfuna bakonikoni n'abacunyi bo mu gihugu ca Egiputa bose kuva 7 yego bose baritaba buri wese yitaba inkoni ye kuko kujugunya inkoni hasi nabo bari bikusanzwe babikora yego abavuyi bakajugunya hasi zigahinduka inzoka abavuyi bakajugunya zigahinduka inzoka none abantu baritegereza Abisirayeli bari bakiri mu Egiputa baravuga bati ntabwo tubyumva inzoka ya Farawo isa n'iy'Imana kandi Farawo nta karusho wari gukora nyinshi y'Imana yo ni imwe gusa none tube mu ruhe ruhande twakwibanira na Farawo kuko ari gukora inzoka kandi agakora waradubura haratubura nta inzoka imwe gusa aho yagereye ahaye yabereye aha no bari inzoka ziragwiriye zibaye nyinshi maze ngo dukurikire uyu umva Satani ukuntu ari mubi aba ari kugira ngo bemere ari we bemera Imana nayo igatinda ariko rero hagira bihanganye banze gureba iza Farawo bati nyamara Mose yatumwe n'Imana Aroni n'uw'Imana ndaguma kuri iyi abihanganye baba ari bangaheze ni bagiye cyane niba inzoka yarahamaze imyaka 2 n'igice itegereje ngo inzoka z'abanyegiputa zose zibanze zigeraho Egiputa ni igihugu kivuye mu Rwanda inshuro 39 yego kandi bagenda n'amaguru abari abakire bagendaga n'amafarashi ariko abandi bakagenda n'amaguru niba yakubwiye ngo za kuzana umucunyi uri Kagitumba agomba kuzana amaguru kandi uwo watumiyeyo yagiye n'amaguru bigatwara imyaka 2 n'igice inzoka y'Imana itegereje ngo zize zose Imana nayo igatuza kugira ngo zimanze zavayo zose he kugira abavuga ngo nukwinya taje ngo yo hazi yabaye ikibungo hari komeye yabaye ngo ari we waje iba yahindutse ubusa Imana ikanga ko bavuga ibyo yego ko Imana iherezo ni yinesha kunesha kubukwayo ubundi finally ni Imana inesha abayo barakubitwa bagakubitwa igacece bagakubitwa finale kakaba ari akantu gato bakaba baranesheje kugira ngo abantu batavuga ngo nuko uwiruziza atari yaje ngo icatumye izimira ngo nuko iruziza itari irimo Imana ntibishaka ibyo nizize zose zihagere noneho babaze bati ntayisigaye ntayo murebe neza ntayasigaye igihugu cyose twakizengo ikabira zimize ngaho mwongere muvuga hindira turuka pastor kandi zikayikwira mari nyinshi yego kandi ntibe nini kuruta uko yari iri pastor ari abantu batoya mu gakiza cyangwa se babakira abana mu by'umwuka ashobora kwibaza atari ko se jewe ni mu mboni zanjye ndi kureba Mose nkareba nabo kwa Farawo nabwirwa n'iki uri mu ruhande rw'Imana nibyo nyine hagira niyerekwa yego umuntu muto yadufashe yagira ati umuntu mutoya kireka yararezwe iyo umuntu ari muto ntabwo bareba imyaka mike bareba umuntu utararezwe niwe bita muto nubwo afite imyaka 50 ariko atararezwe ni muto ariko ushobora kuba ufite imyaka 15 uri mukuru bitewe n'uburyo warezwebo none si Yesu ntiyamaze imyaka 12 abazi bibaza abayuda bose bagatsindwa abwemeye rero bagomba gusa nawe oya hari ijambo rise ritsinda rivuga ngo umugenzi ngo nawe yaba ari umuswa nari umuswa ubwo yo bavuze umuswa ni wa muntu mwisi bona ko nta kintu azi yego inzira ntakajya yiyoba ntabwo aje yiyoba
kandi ijambo ry'Imana hariya muri Daniel 12 umurongo waho wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10 haravuga ngo ndabyumva ariko sinabimenya mpera ko ndabaza nti data buja muri ibi kizaheruka ibindi ni iki arambwira ngo igendere Daniel kuko ayo magambo ahishwe kandi akaba anditswe mu gitabo kugeza igihe cy'imperuka ijambo ry'Imana riravuga ngo bamwe bazatunganywa bazezwa bazacishwa mu ruganda ngo ariko ababi bazakomeza gukora ibibi ngo kandi ayo magambo ahishwe ntabwo bazayabege ngo ariko abanyabwenge bazayabege abanyabwenge nabazi Imana yego kuba Uwiteka nibwo bwenge no kuba mu byani ko kujijuka kandi gutinya Imana niryo shingiro ryo kubeja yego pastor umuntu abonye wenda umuhanuzi w'ibinyoma nakura Mose yabahamagaye akagatira muze hano ari gukora imirimo yangwa n'Uwiteka iyi misi yacu yo iriho za online media n'ibindi byinshi donc insengero n'ahandi heshi hari gukora ibikorwa donc bitajyanye n'iby'ubwami bw'Imana abera bamukebura bate bamuhana bate ibitajyanye n'ubwami bw'Imana abantu bakora n'inkibiye kafate nk'urugero rwa hafi umupasiteri ashobora kwicara Bibiliya wenda ivuga ko umuntu niyifuza kuba umwepiskopi azaba yifuje umurimo mwiza hanyuma akaba ari umugabo w'umugore umwe uyu munsi wo noneho n'abagore nabo baba bepiskopi sinzi niba Bibiliya ibyemera ni ukuvuga ngo iyo abantu babaye abatambyi hariya muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 9 haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranije yego muri ishanga ryera muri abatambyi b'ubwami kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco w'itangaza muri Yesu Kristo rero ntihakiri umuyuda ntihakiri umugiriki ntihakiri umugore ntihakiri umugabo kuko muri Yesu nta gitsina kibamo ntihakiri uw'imbata ntihakiri umudendezo kuko Imana yogesha imitima yacu kwizera ntabwo yoza imibiri yacu yogesha ahubwo imitima yacu kwizera rero nta hantu Bibiliya ivuga ko Imana ari umugabo atari umugore nta handi ivuga kuko Imana ironsa sibyo Imana iraheka sibyo soma Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2 Yesaya igice cya mbere abona hetse oya igice cya mbere umurongo wa 2 Yesaya igice cya mbere kamwihute mbagere pastor wenda turi kuhashaka umupasiteri ashobora kuza agashaka umugore umwe babiri batatu uwo murimo yaba akoze mu bwami bw'Imana waba wemewe ni kimwe n'utarize wize siwe ntaba pasiteri yego ukunda amafaranga siwe ntaba pasiteri ibingana se yego utayobora urugo rwe se ntaba pasiteri uwihannye vuba se ntaba pasiteri nuvuga ngo amabwiriza y'itorero barayirengagije barayakandagira hari ibyo bubahirije se baravuga ngo abari inyangamugayo inyangamugayo sini zingaye abagira gahunda abakererwa ku kazi sini bangaye ku murimo w'Imana abe yarize yize bangahe se abadakunda amafaranga ntihamaza abantu se abasara barangije rero urumva ukurikiye detail ya buri kantu barabikandagiye soma rero Yesaya ibice 2 umurongo igice cya mbere umurongo wa 2 umurongo wa 2 aranditse ngo umva wajuru we tega amatwi nawe wasiwe kuko Uwiteka avuga ati nonyeje abana banjye ndabarera ariko barangomera Imana ntiyonsa se yego kukivuga si ku muntu wonsa ntiyayobora itorero nuko hakora mu mwuka ntihakora ku mubiri yarabatijwe mu mwuka wera kabicare mu igisa ahinduka umutambyi umutambyi rero ntagira umugabo ntagira umugore umuntu w'Imana ufite discernment cyangwa se ufite umwuka wo guhishurirwa ko umuntu ari gukora amakosa mu by'ubwami bw'Imana kubihana nkuko guhana imirimo y'umwijima yayihana ati imirimo y'umwijima ukwigisha hari ikindi se ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 no 32 ngo ni muguma mu ijambo ryanjye ari igihe Bibiliya nico kibazo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura narizo mpamvu no gukura mu mwuka no kumenya Bibiliya soma Yohana igice cya 6 umurongo wa 63 Yohana igice cya 6 umurongo wa 63 twihute tuhagere Yohana 6:63 Yohana 6:63 haranditse ngo umwuka niwe utanga ubugingo très bien umubiri ntacyo umaze yego
amagambo mbabwiye ni ay'umwuka kandi niyo bugingo. Très bien. Ijambo ry'Imana niryo bugingo. Niryo rero ubafashisha umuntu wese wayobye umufashisha ijambo. Umuntu uri gutambikira umufashisha ijambo. Kuba utafite iryo jambo ahubwo nicyo kibazo. Kuko ijambo niryo rihindutse umwuka. Yego. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nibyo byo kurya byera. Ni naryo ritanze ubugingo. Naryo ritanze ubugingo. Uzi ijambo rero ni ukuza abo bantu nyine akanabakebura. Wewe urambaje uti wabakebura ijambo. Ukubakeburisa ijambo. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe ni Imana. Kandi bigira umumaro wo kwigisha no kuyobora no kwemeza abantu ibyaha byabo kugira ngo umuntu w'Imana agere ku rugero rushitse rwo gukora imirimo yo myiza yose. Ijambo abashumba bakwiriye kwiga ijambo cyane rikabafasha kugura abo bantu, ariko cyesho usanga nawe ntaryo afite. Pastor, wenda turi kwitsa no ku musozo w'ikiganiro cyacu buriya abwirwa menshi akumva bene yo ubwo iyo tubwira abantu natwe tuba twibwira uyu munsi itorero ryo mu Rwanda dukora iki kubona navuga ngo singiye kumera nka Eliya mvuge ngo bose ngo bararangiye, ariko ubona ko yaba muri iyo mihamagaro yose uko ari 5 abakora umurimo w'Imana bijyanye n'ikijambo ry'Imana rivuga imbarwa hakakwiye gukorwa iki? Icyakagombye gukorwa nuko abantu basubira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kuko Yesu yavuze ngo nuko mugende muhindure. Umuntu abanza ahinduke mubabatize, kuko umuntu batizwa n'uwakijijwe, ntabwo umuntu akizwa nyuma y'umubatizo. Nimumara mubigisha umuntu abe yuzuye, none uramuhinduye, uramubatije, uramwigishije, ugeze ku rugero rushitse. Rero nico itorero ryose si iryo mu Rwanda gusa n'ahandi bakwiriye gukora, bagomba gusubira ku rufatiro n'inshingano cyangwa ubutumwa bukomeye Yesu yadusigiye: kugenda, guhindura, kubatiza no kwigisha. Nta kindi twigisha rero ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ubwaryo ririvugiye ngo nibwo bugingo. Usanga se aya marerera aravaye mushumba ko numva ari ikibazo nkanjye ari toro nsengeramo, ubona nk'abigishwa abigisha bameze nk'abantu birera baraho mu kirere gusa biraho ngaho. Ibyo rero bizabazwa abungeri. Yego. Niba bazazimira kubera batayigishijwe, bizabazwa utarabafashe ngo abakuze abageze ku rugero rushitse. Umuntu yarimbuka azize kutigishwa. Kuko niyo nshingano muri Tito igice cya 2 utagere ku murongo waho mu wa 7 yagira ubaso hazo Tito ibice 2 mu wa 7 kamasha. Tito igice cya 2 umurongo wa 7 haranditse ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegerezo cy'imirimo myiza. Kandi mu iyigisha ryawe ugaragaze uko uboneye udapfa gutera waraza. Tarabye. Gutera waraza urabizi. Muvuge haleluya 6. Murambararo. Mutere haleluya 10. Simbuka inshuro 6. Kora mu ntoke za mugenzi wawe umubwire ngo Imana irakuzi. Yego. Zenguruka inshuro 20 maze Imana ikora igitangaza. Gutera waraza. Bira nibyo bita waraza. Ko dufite abawaraza benshi. Abawaraza ko numva ari benshi. Kora mu ntoke zawe ntuzi ibyo yakozemo, ntuzi ibyo avuyemo. Nibwo akiva muri toilette mwari mwicaranye. Ariko kora mu ntoke zawe kandi ngo umurebe mu maso, ngo umubwire ngo Imana igiye kugukorera igitangaza. Nico cyazanye umuntu mu rusengero koko. Bibiri irahari. Imirongo ya Bibiliya yo gutegurira hari, ariko uravuze ngo nakore mu ntoke ze ngo 3 ngo umubwire ngo Imana igiye kugukorera igitangaza. Ubusurigisha ari ukuntu ahubwo ubagurisha amazi ngo baze kuyacucira ngo bageze mu rugo. Nguko rero ibyo gutera waraza n'ukubivamo mwigisha ryawe umenye ugaragare ko ukiranuka uro kwizerwa utarupfa gupfa gutera waraza. Siko abantu benshi batazi waraza icyo ari cyo.
gutera waraza ni ukuvuga ibiterekeranye bigasimbura ibyakagombye kuvugwa byiza ugakereza abantu sijya abantu baratera haleluya gatandatu kandi wagakwiye kububwirijemo ijambo wari umukorwa byukuvuzemo ikintu igihe ubakoresheje mu biganza ngo fata mu biganza bya mugenzi wawe bikomeza ariko ngo bikomeza ariko tugiye kureba batumvikana kora mu biganza bya mugenzi wawe ubikomeze umubwire ngo Imana igiye kugukorera igitangaza uri gukora mu kiganza cy'uwaburaye weho wenda warariye ntibigeze usoma ijambo ry'Imana rivuga ngo mwite kubababaye ntiwamuzaniye ntubuze ati ababuraye muje hano turebe ko twabanza kubatabara tubone gutangira amasengesho ugatera waraza ariko simbizi wumva naje kwiga ariko n'abadukurikiye nabo bari kwiga abantu bakwiye kwicara nta kindi abantu bakora ni ukuguma mu ijambo ry'Imana niryo risoza byose ariko ukarisengera twamye tuvuga na rubanda yego ukarisengera ugaterana na rubanda rya jambo rikabakuza ko naryo ni umwuka twamye tuvuga ngo abapasiteri cyangwa se nabo bashumba nabo bigisha ngo bazabazwa intama ariko intama nazo usanga nazo zidashaka kwiga intama zigishwe nande hubwo hariya mu Baheburayo igice cya 13 hasomeye umurongo wa 17 yego Hebrews Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa kangahe 17 twihute tuhagere 13 umurongo wa 7 wa 17 Abaheburayo 13 haranditse ngo mwumvire ababayobora mubagandukire kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa kuko kubikorana akangononwa kutagira icyo kumarira mwebwe nuvuga ngo bazayibazwa nari nshaka kwereka ko bazayibazwa urubanza rero si urwo kuvuga ngo yakoze icyaha yaribye yararoze yari nuwanze kwigisha umukumbi Imana yarawumuhaye donc we warahawe umurimo wo kwigisha umukumbi ntuyigishe birahagije ngo ucirwe hiteka nawe ntago Imana izigere kubaza ngo warasambana oya ico kirahagije naco ucirwa hiteka yaguhaye umukumbi uzanamo waraza kuko kurimbuka kwabo guturutse kuri wowe yo nanizo mbavango nkuzayibazwa ntabwo Imana izirengagiza aho hantu kuko itazirengagiza abadatabara abakene ijambo ry'Imana sindi rivuga ngo nari nshonje muramfungurira nari mfite inyota mu mbi cyo kunywa nari nambaye ubusa muranyambika nari ndi umushitsi murancumbikira nari ndi mu nzu y'imbohe muransura nari ndi mu bitaro murahagera ubwo se uko bizabazwa ibyo nibyo nuko nari intama yawe ntiwandera hari umuntu uzaza agatera urutoki akaba atiyonderwa nari kubona ubugingo buhoraho none rero wowe kubera ko utigeze undeba jya gusobanura birakurangiranye nawe utararezwe nta mpuwe zo kuvuga ngo turakubabariye kuko utarezwe oya kuko byanze bikunze ntago wigeze kubura umunsi umunyura kuri link nk'iyi ngiyi nibura ngo umve ikiganiro ndetse wowe arabishakishije yego rakwisha muri bana bavuga ngo mushaka n'uwiteka n'umwete wanyu n'umutima wanyu wose muzamubona hakuzi ko nta kwiregura yaba umwungeri nta kwiyegura yaba intama nta kwiyegura yesagarutse tarashoje inshingano ze wese nta kwiregura ari abayoborwa n'abayoborwa bose bararimbuka ko banze umutwe ahita nibibona nta kundi twabigenza mushumba ndumva nshaka gusoza ikiganiro cyacu ariko mbisabira mutwemerere tujye tubasha kuganira umunsi ku munsi sinzi wenda niba mwaduha uburyo twajya tubasha kubura tuganira kuko hari ibintu byinshi mba numva twaganira yaba ku gice cy'umwuka uyu munsi twahereye kuri fondasiyo nagita fondasiyo kumenya ngo uyu muntu ese wamenya inzira ijya mu ijuru gute ubu uyu munsi ni nkaho turi kwigisha inzira ijya mu ijuru kuko abantu benshi baratuzana domination bakatuvuga ngo ni inzira zijya mu ijuru ariko wagera yari abahagaze mu marembo ugasanga ntibatuma twinjira niyo nzira bari kutujyanamo n'abafarisayo nabo ntibayinjiye nayo ntibinjiyemo niyo nzira batwereka koko ntiyatugezayo ubu hari umuntu uzajyana agatanga avuga ati ngena n'umudivatiste mu ijuru bamwakire oya ibyo ntabwo ibyo bizavugwa
ni umutima w'umuntu gusa uzireguza ubukristo ntabwo uzireguza community. Muzatwemerera se mubyeyi igihe cyose mubishakiye mwatumenyesha. yego. Reka nshimire abantu bose badukurikiye mu kiganiro cyacu, nshimire n'umubyeyi wemeye kuduha umwanya. Imana muri mumugisha kandi mukomeze kumuha imbaraga no kumuha amagara mazima kugira ngo iyi ni inzu y'ibitabo mw'abantu b'Imana mwe. Mushumba, hari umuntu ushobora kwifuza kubavugisha? Kuba kwifuza ko dusangira ijambo ry'Imana ni kuri channel ya gusenga everyday niyo nkunze kubona kibonekera. 0786696620 0786696620 kuri channel ya gusenga everyday. Kubifuza kubaza ibibazo turi tayari, turiteguye twabafasha kandi tugafashanya. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Nshobora kuzagerageza nanjye kuri yada no kwisezerano tukajya tuza tukaganira n'uyu mubyeyi uko umwuka dushimye cyangwa se adushoboje. Twagabuye ibyera tuganira ijambo ry'Imana. Mbona hano mu isi y'abantu basoje kurya hari icyo bita deseri cyangwa se akantu kakanoza ngendo kankoresha iryo jambo. Ni iki wabwira umukristo waruduteze amatwi mudushyira imbere y'Imana dusoze? Donc muri conclusion y'iki kiganiro cyacu nta kindi ni uguhanga amaso Yesu Kristo, kuko hari abandi biyise Kristo atari Kristo. Abantu babahanga amaso nk'abahanuzi. Hari Bahawura wa la foi mondiale Bahayi, hari Moïse David wa science chrétienne, hari Joseph Smith w'abamormone, hari Charles Taze-Russell w'abahamya ba Yehova, hari Mario William Branham wa Branham abantu benshi bafashe umwanya uruhare rwa Kristo ni benshi. Rero buri wese nave ku giti aje ku muntu. Yego. Muve ku giti muje ku muntu. Kuko nta handi agakiza kabonerwa, nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru dukwiye gukirizwamo. Muhammad ntiyakugeza ku bugingo, ariko Yesu yakugeza ku bugingo. Iryo zina rya Yesu rero abantu nibakanguke bamenye ko hari abita Kristo benshi. Kandi ijambo ry'Imana ravanga abahanuzi b'ibinyoma n'abita Kristo bazaduka ngo bigere ubwo babibya n'intore niba bishoboka. Muri Mateyo 24:24 mwirinde abahanuzi bita Kristo ni benshi, ariko muve ku bantu mu kugiti muze ku muntu. Ere gusibye nabo bajenero tuvuze bakomeye ba Charles Taze-Russell n'abandi nina i Kigali njya mbabona bose barahari. Wita bishop akumva ko azagezwa ku Mana, azageza abantu ku Mana, barahari. Ariko mwirinde none hatagira ubayobya. Ijambo ry'Imana mu Bakolosayi asome niryo riheruka cya 2:8. Abakolosayi igice cya 2 8 haranditse ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu. Iyo bahawe na basekuruzaho akarande. Iyo bamwe bahaweho na basekuruzaho akarande. Kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'ibyisi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Trebye mwirinde. Muri Yesu ni hari ukuzura k'ubumana bwose. Imana yacu duhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushimiye turaguhimbaje haleluya. Urakoze ko abanye natwe. Waravuze ngo babiri bari cyangwa batatu bateraniye mu izina ryawe, ariko iyo bahuje umutima uri kumwe nabo. Dufite ibyiringiro ko atangiranye natwe kandi ukabusozanyije natwe. Reka ijambo ryawe ribera umutsima utera imbaraga abaryumva bari mu mahanga yose, ibihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, kugira ngo iheshe icubahiro muri iryo ribashe gukuza bera, ribageze ku kugakiza no ku rugero rushitse, kugira ngo bashe gukora imirimo myiza itunganye. Ndagushimiye kuri abana natwe kandi ukatuyobora, ukazongera kwemera ko tubonana ubutaha. Ni kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amen. Mushumba mwakoze.